ibyiza reka tumutega umutego. Ndaguha umuti uzamusige, najya gusambana uzamenya ikimenyetso. Na umuti ndumusiga rero uzamenya yuko ko yasambanye, aho azajya kuryama muri logi, yaba ari logi, yaba ari iwawe, yaba mu rugo rw'umuntu, azahita asambana, bazaryamana, ibitsina bizafatana. Hari abagore wenda abagabo babo batashye, aba baje kwigaruza abagabo babo, kazi banyakamuvura ukamutangira ibitambo n'ibiki, waza hano nanjye akubwira ibyo ukora, wakongera kumuruga namutsiritse yankuba yamukubita. Iyo uje hano umwana we bamujyanye kuzimu, ko turavuze gakondo twe tumugukurirayo. Isano. Uranyemerera nongere ngusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza n'ubundi kuko bukomeje kubana natwe muri izi nkuru zacu zose ndetse n'ibiganiro dukomeza kubategurira no kubagezaho mu bihe bitandukanye. Subscribe nicyo cyambere cyangwa se nibwo buryo bwonyine bwizewe bwo kugira ngo izi nkuru ndetse n'ibiganiro tugutegurira bikomeze kukugeraho mbere y'abandi. Ndanyarutse rero agace ndi murakabona ndi ahantu bita Nyakabanda, gato cyane kabisa ku bantu bazi mu gace ka Nyakabanda uvuye ku muhanda wa kaburimbo, ndi muri metro nkeya cyane. Hashize iminsi mike cyane mwumvise inkuru mu Rwanda yacicikanye y'abantu bafashwe bari gusambana, n'umugabo ufashe umugore bari gusambana, nyuma baza kubafatanya ibitsina, ko byavugwaga nyine byanagaragaye mu mashusho, ariko nyuma biza no gufatanurwa cyangwa se haza kuboneka umuganga wagize uruhare mu kubafatanya ibitsina, ariko na nyuma za kubafatanura. Nakomeje kumva mfite ideni n'umwenda ryo gushaka kuko n'umuganga arihe, ubundi se biriya bintu bibaho birashoboka. Ndaje rero bambwiye ko umuganga akorera hafi hano, reka tunyaruke tujyeyo turebe, ubundi tuze kuba twagerageza ndetse no kubaza bikorwa bite, bigenda bite. Ndasa numva naho bitanyuriye, ariko no kugira tukareba uko byaba bimeze. Hanyuma ubwo byinshi mwibazaga ku bijyanye n'ubwo buvuzi, hari abifata nk'uburozi, turaza kumenya byose. Muranyemera ninjireyo turebe n'ibiki bikorerwamo, abikora ati ubundi akorera he, ubundi se ko cyagiye numvise avuga kanya gatoya byaba koko biriya bintu ari iby'ukuri cyangwa se kwa ari ugutwika cyangwa gutegura nk'uko bikunda kumvikana hirya no hino. Ndajanga kugira ngo turebe reality yabyo cyangwa se kuri kwa nyabyo. Dukomeze tubane rero. Subscribe uje, nitwa Rugamba, n'ubundi turaza kubimenya. Hanyuma rero icyumba nyinjiyemo nk'ukabyaramwe, nubwo ambanza uburenganzira kugira ngo tuvugane na muganga wo gatoya. Waramutse ukagira imana. Mwaramutse neza, turakomeye. Mugabo ntare mva mfite ubwoba. Haya ntabwo ari ubwoba, ni nk'uko ajya kwa muganga kwivuza ahandi hose. Buriya habaho amavuriro abiri, habaho indwara zitandukanye. Hari indwara umuntu ajya kwa muganga za kizungu, akabaho n'indwara za gakondo. Za gakondo rero umuntu atugana, zisanzwe mukajya mu kizungu. None se ugiye kwivuza indwara za kizungu ugira ubwoba? Ni ibintu bisanzwe. Kubonamo ibintu by'impyisi, murabona n'impu zitandukanye, ukabonamo n'inyoni do. Aka ni akanyoni ko mu mazi, ko mu mazi. Aka ni akanyoni ko mu mazi, wakabonye? N'inzani bavuga ngo ni inyoni zo mu mazi. Iyo tuyikuyemo yuko itunzwe n'amazi ihita ipfa. Iyi ngiyi tuyitsirikishirizaho iki? Abantu tumaze kuvura. Iratsirika. Iratsirika iyi ngiyi. Abantu nari mbabwiye ndi kwinjira hariya hanze, naje nikandagira ariko birangiye ninjiyemo. Hanyuma nari nababwiye ko ari umugabo wigeze kugaragara yafatanyije ibitsina by'abantu aranabifatanura. Ni story isa niyacicikanye, hari nkugezeho abantu bakomeje kuvuga se umugabo ni bitebye. Ubwo rero ndashe sinzi. Okay, hano urabona hari umugore uba ufite wenda akaguca inyuma
bikarenga kamere zawe, ukihangana bikarenga. Ubwo noneho rero ukuntu gahunda yari imeze, uriya mugabo yari inshuti yanjye, noneho tugasangira icupa kandi ati umugore wanjye arimo kuca inyuma, nkamubwira ni reka reka. Noneho akambwira ati arimo kuca inyuma, muha umuti wa mbere wo kugira ngo mukunde. Umugabo arambwira ati nubwo arimo kunkunda ariko arimo kuca inyuma. Ndamubwira ni rero nta muntu wamenya niba guca koko inyuma, ibyiza reka tumutege umutego, ndaguha umuti uzamusige, najya gusambana uzamenya ikimenyetso. Yagiye aba ari amagambo y'abantu cyangwa nawe ubyemera. Ni umuntu yemerewe ko yasambanye yaguye mu cyuho, ni umuti ndawumusiga rero uzamenya yuko ko yasambanye, aho azajya kuryama muri rogi, yaba ari rogi yaba ari iwawe yaba mu rugo rw'umuntu, azahita asambana, bazaryamana ibitsina bizafatana. Nimara gufatana nta wundi muti bazaguhamagara, niwe wemeye gushyira urufunguzo rwa nyuma. Niwaguhamagara nawe uzahamagara nze nk'undi muti tubamatanurishe. Niho gahunda yagenze. Ngenda Twizeyimana Virusi, ariko abantu bazi ku izina rya Mustafa. Ndagira ngo ubwo ninjiyemo numvaga hari nakubwira ngo tuganire hariya muri salo, numvaga mu kanya mfite ubwoba, ariko ubwo mpumurije umbwira ko ari ubuvuzi nyine. Ubuvuzi ntacyo, ni ubuvuzi gakondo. Twese ko tutaruba tukaba tutica. None se niba ufatanya ibitsina by'abantu, uba ushatse ntiwambwira ati mu kanya nuvuga bikunanira? Umuntu kereka ari icyaha wakoze, ntabwo byakora, ngo ntawe umwohote. Niyo mpamvu tugira n'amahembe hano menshi, n'amahembe dore n'utumuga hariya. Aya mahembe we twabishatse yavuga, ariko ni ibanga. Yavuga ko n'agacuma, kino gicuma kera babasaza nitwo babandishwaga, bagiye gutya bagakaraba gutya bavuga ibyo bagomba kuvuga, bagiye kwita amazina abana babo. Urabona ikindi kiboro urakibona neza, harimo insina, harimo urugano. Hano haba harimo umuti bita urugarura, rugarura ibyibwe. Uru ni uruheza, imbere haba harimo uruheza. Ubu ngubu ushobora kugwaho gatoya ukazatera nko mu insina, umuntu yajya nko kukwiba igitoki agaheramo, ariko bino burozi ntabwo dukunda kubitanga. Tugira ibintu byinshi cyane. Bivuze ngo mbonye mu insina akagenda akashyira mu rutoki agaheramo. Abantu barara batema ibitoki bahita baheramo mu gitondo kamusanga. N'umuti twakoresheje twawukuye muri kino kintu, uriya ufatanyisha umugore yaguciye inyuma, nawe dukoresha mu rutoki, ariko bari ubwoko bumwe. Nk'uko amashati habamo umukara n'umweru, ukaba nzayambara ku cyumweru, nzayambara nembeye, nabyo niko bimeze, ariko yose banza guca muri uyu mugano. Burya n'umuti nafatanurishije baya abantu twawukuye mu rugano, abo twajyanye babibonesha amaso yabo, narwo nari narujyanye. Nari nifite n'aya mayogi, buno yakora gashya, wayahamagarira ugakora icyo ushaka. Aya mayogi niyo iyo bagiye kukwimika ubuvuzi gakondo niyo bakuvugiriza. Iyo bayakuvugirije aba afite imbaraga. Wabonye ruriya ruhu rwo hejuru, iriya ni imondo. Iyo bagiye kwimika ubuganga rero barukuryamisha wambaye ubusa, bakuvugirizaho amayogi, nirwo batangira kuguha ubuganga. Wambaye ubusa buri nk'uko wavutse. Abaganga b'abagore bavura gakondo babaho, ubwo nawe no kumuryamisha buri akaba ari umuganga umwimika. Umuntu umwimika n'ubu ugiye kubimusigira, ni nka nyina uba ugiye kubimusigira, abona ashaje akamwimika. Umugabo papa we nawe yaravuraga? Papa yaravuraga. Papa yagiye gupfa afite nk'imyaka nka 12. Muri 12 nibwo yahise abisigira. Nibwo nabitangiye. Umaze gufatanura abantu bangahe? Ntabwo dukunda kubikora bino bintu mu Rwanda, niho tubikoze. Ubwa mbere tubikoze no mu Rwanda. Bino bintu ntabwo dukunda kubikora, kereka nko mu mahanga nka Uganda, aho no muri Kenya turabikora byo nta kibazo. Meretse kuvugana nawe ngo uri muri Uganda. Abantu mwe uyu mugabo numvaga mbari mu ideni ryo kuba mwarabonye inkuru ivuga ngo ibitsina ngo byafatanye birongera birafatanurwa. Ndavuga atari ko se amatsiko yari menshi. Umugabo yavuze gake yigendera, ariko nje hano n'inshuro gatatu mbashije kubasha guhura nawe, mbona umurongo hari uba wuzuye. Wajya guzanga kubona, ariko
nubwo tuvura tugira kondisiyo, ntabwo naguha karibu kereka watonze iki umurongo, wajya guza gusanga abantu benshi ukamwe ngo twavugana nkaguhakanira, kuko abantu bagiye bahana ko tubavura, kereka usabye uruhushya abantu bahasanze bakaruguha, bwo naguha karibu. Ariko uyu munsi rero nuko tahasanze abantu benshi cyane, ubwo ntabwo ari benshi, nawe bazindutse batonze umurongo nk'abandi waje kwivuza. Abagore abari benshi, ariko n'abagabo ndabagira benshi. Abagabo nababonyemo, ariko abagore ubushize wenda nibwo nahasanze abagabo benshi, ariko ubushize basanze hari abagabo, hari abagore wenda abagabo babo batashye, aba baje kwigaruza abagabo babo. Urabona hano muri kino gihugu dufite gahunda, dufite abantu bavuga ngo bamaze gushinga amashyirahamwe yabo yo gukora wa mwuga mbega wo gutwara abagabo, wo kwicuruza. Ntabwo natinya kubivuga. Hari ukuntu umugabo aza yamara kuhagera akazashiduka yahamye. Iyo yahamye rero wa mugore we bashakanye bisezerano, iyo yaje arandirira, nkareba uburyo umugabo ataye umugore, ataye abana bayifubye babuze minirivare. Niyo mpamvu wabaje hano, hari umuti nkoresha, niyo mpamvu nakubwiye ngo ruriya ni urugarura rwo kugarura iki umugabo wa mugore. Impamvu wasanga abantu batandukanye na ba bantu baba barishingiye umwuga baje ati hagati umugabo naza agira icyo aduhereza. Ese umugani batari banga ufite umugore n'abana? Njye mfite umugore n'abana. Umwana mukuru wawe angana ate? Mfite imyaka 13. Ubu nawe rero ari hafi bashobora kuba ari byiza kuvura. Hoya ntabyo bazi kuvura, umuntu atanga bino biritoranyiriza, nk'uko nubwo batwimika ariko ntabwo bapfa kutwimika. Bino tuvura byo biritoranyiriza, umuntu uzabyubaha uzabikorera bikifatira umwana bishaka. Iyo byamufashe nk'ufite umwana ufite imyaka 7 azi kuvura, ariko we ntabwo abizera gukoraho gakira. Hari undi muganga gakondo najyaga mbona bakunze bavuga ngo akora, umuganga bita Saro. Najyaga mbumva. Najyaga mbumva, ariko ngewe rero buriya yuko mba afite abantu benshi, niyo mpamvu mbona nashaka no kwiyamamaza ku maradiyo. Nabo najyaga mbumva, ariko buri wese afite uko avura, ndafite uko avura. Ndi kubona indobo irimo akantu k'agafu kameze nk'amajyane. Urabona iyo ni umuti ababonye. Uyu nguyu ni w'abadamu bisiga, uyu nguyu ugarura igikundiro. Uyu ni w'igikundiro, kavura n'inyatsi n'imyaku n'imikoshi. Ko bakunze kubata abaganga bakunze kubita abapfumu. Ndi umupfumu, ndi umuganga gakondo. Inyatsi, umuntu ufite inyatsi, imivumo, kamere. Noneho hari n'ukuntu tuvura bino byo mu gisekuru, iwanyu bakaba baraterekeraga bagapfa. Biriya bintu bikunda gukuruka mu muryango, bikazatuma utava aho uri, ugacuruza n'uhombe kandi n'uwunguke, ukazahama mu murongo w'umutuku, ntugire icyo utera imbere. Biriya rero ni imyaka yo muri famiye. Niyo mpamvu rero ibyo ngibyo nabyo turabivura. Nk'ubu umuntu ashobora kuza hano akakubwira nk'umugore cyangwa se n'umugabo akakubaza ati umugore wanjye sinzi iyo yaraye, ukaba wamurebera. Uruhu rero narwo hari ibyo dukoresha, abantu bose kababera umutoni. Wa muntu ufite imyaka, ufite inyatsi, ukora ibintu ntiyunguke, tumuha kano gahu k'urutoni. Akakakenyera se akakaryamaho? Nta gakenyera, tumutwikira agafu akazakisiga imyaku ikamuvaho. Hakaba hari n'abantu biga bakaranze ko ntibabona akazi, banabona akazi bakazajya bakikuraho bakabirukana. Abo ngabo rero nabo tubashakira imiti yabo. Ariko ubundi njye muri Nyakabanda bazi ko nivura Nyabingi. Njye nkunda kwivura abasazi, nibo bakiri benshi burangira. Njye nivura Nyabingi, abasazi, za gakondo, biriya by'imiterekero. Hari umuntu merutse kumva bwo ejo bundi nazaga kubura, uri kumubwira ngo ibintu uri kubona hejuru y'inzu. Nahise nakubazaga, umugore nyine ashobora kuza hano, umugabo wenda akaza nka 5 z'ijoro yamubuze, ukamurebera nk'ahantu ukamenya niba yaba ari gusamara cyangwa. Mwahamubwira. Ariko usibye ko buriya njye ku buvuzi gakondo ni ukugira ngo abantu tubakire ingo.
ushobora kuza nkakubwira igihe ndamukuzanira simubwire